neza. Ndagushimiye cyane kuko uri Imana. Ndagushimiye kuko ushobora byose. Ndagushimiye kuko uri umunyembaraga. Ndagushimiye kuko uri igitangaza. Ndagushimiye ko wuzuye gukiranuka mu izina ryawe rikomeye. Nyemerera ubwiza bwawe bubane nanjye muri aka kanya. Mu izina ryawe rikomeye. Imbaraga z'umwuka wera zibane nanjye. Kandi imbaraga z'umwuka wera zibane n'abumva ijambo ryawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo. Gukomera kw'Imana kugaragare buri wese wumva amagambo yawe. Kubw'izina ryawe Yesu urakoze kuko ubyemeye. Nsabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubasuhuza nshuti z'umwami Yesu kandi bakunzi ba BTV. Kano kandi wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ari cyo kiganiro cyitwa ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu abaho umugisha. Imana bagire neza. Muri kumwe na Pastor Nkunzurwanda Jean Marie Vianney, ukuriye Divine Prophetic Ministry. Yesu abaho umugisha kandi Imana bagire neza. Reka rero muri aka kanya dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ni ibice bitatu. Turasoma umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu, twongere dusimbuke dusome wa 16. Turasoma no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 15 ku murongo wa mbere kugera ku wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi, n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza, bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Kadusome no ku murongo wa 16. Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ku murongo wa 18 niho tugeze. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Yesu atugire neza. Katwongere dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana,
ibice 15 ku murongo wa mbere kugera ku wa 7. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesu aravuga ati, ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rije ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Nije muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge, nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe muri uyu mwanya mwiza ukurikiye ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi. Intego dufite muri aka kanya nuko kubaha Imana ariyo nzira y'imigisha. Imana itugire neza kandi Imana iduhe umugisha. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Dusomye amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 3 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 6 no ku wa 16 kugera ku wa 18. Tubonye amagambo atari makeya, ariko aratubwira inkuru zimwe zabayeho. Izo nkuru zabayeho zabereye hariya mu burasirazuba bwo hagati, ubwo tubona hari umwami witwaga Nebukadinezari wari uyoboye igihugu cy'i Babuloni. Hari i Babuloni navuga ngo ni kaya gace ka Iraq na Iran. Aho ngaho niho Nebukadinezari yari ari, niho navuga ngo perezidanse yari iri, cyangwa se ubwami bwe niho bwakoreraga. Ariko tubona ko uyu mwami Nebukadinezari yaje kurwanya ibihugu byinshi cyane arabifata, ndetse ajya n'afata igihugu cya Isiraheli. Kubera kuko igihugu cya Isiraheli aricyo cyabasha kudomina isi, Nebukadinezari ataragifata. Impamvu twavuga ngo cyadominaga isi nuko kubaha Imana kwabo no kuva mu gihugu cya Egiputa kwabo bajyanywe mu gihugu cy'i Kanani, barwanije amahanga atandukanye agera muri 7 nk'uko twagiye tubisoma. Babasha gusa n'abayafashe, ndetse bagira imbaraga cyane. Barogera mu gihe cya Dawidi afata ibihugu byinshi, kandi amahanga atangira kumutinya. Imana ishimwe. Ubwo Isirayeli yari imaze kubaka ubwami bwayo bitewe na Dawidi, hatangiye kugenda hajyaho uruhererekane rw'abami batandukanye. Imana idufashe. Ariko Dawidi amaze kwimika umuhungu we Salomo nawe amaze kuraga umuhungu we, tubona ko ubwami bwa Isirayeli bwigabanijemo kabiri, cyangwa se ubwami bwa Isirayeli bwigabanijemo kabiri, habonekamo igice cy'Abayuda n'igice cy'Abisiraheli. Rero nubwo byari bimeze gutyo, umwami Nebukadinezari yagerageje kurwanya bino bihugu byombi byari bimaze kwitandukanyamo kabiri, aricyo gihugu cy'Abisiraheli n'icy'Abayuda. Byose arabifata. Amaze kubifata, afata abantu baho bamwe bajyana mu gihugu cy'i Babuloni. Yesu atugire neza. Niyo mpamvu Nebukadinezari yafashe kino gihugu, cyangwa yafashe bino bihugu byombi. Ntabwo byaje kwigabanyamo kabiri bitewe n'uwitwa Rehobowamu na Yerobowamu. Rehobowamu yari umwami w'Abayuda, yakomoka mu muryango wa Dawidi.
ariko Yerobowamu we yari umushenyi w'inkwi, yaje rero kugomera umwami Salomo, ahungira mu bihugu by'abanyamisiri. Amaze guhungira, nyuma yumvise ko Salomo yapfuye, aragaruka. Amaze kugaruka nibwo noneho yaje, abisirayeli baje gusa n'abamuyoboka, imiryango 10 iramuyoboka, ariko indi bisiga mu muryango wo kwa Yuda. Hanyuma ntatinze ibyo bihugu byombi Nebukadinezari yaje kubifata. Amaze kubifata, ariko mu gihugu cya Yuda yaje gukuramo abasore beza ngo bafite uburanga. Muri abo basore harimo uwitwaga Daniyeli hamwe na bagenzi be. Abo basore rero yaje gukurayo harimo uwitwaga Abedenego, hakabamo n'uwitwaga Yesu nashimwe. Abo basore yakuyeyo bari abasore beza b'uburanga, kandi bari abasore bubahaga Imana. Ariko Meshaki na Abedenego, abo ngabo hamwe na Daniyeli, bari abasore ngo b'uburanga bubahaga Imana kandi bitonderaga Imana. Meshaki na Abedenego hamwe na Daniyeli, abo basore birindiraga imbere y'Imana kandi bakubaha Imana. Bano basore uko tubumva cyangwa se Bibiliya batubwira, abangaba bari barigishijwe neza amategeko yo kubaha Imana no kuyikunda. Bari bazi amategeko y'Imana mu by'ukuri, bari bazi neza uburyo bagomba kwirindira imbere y'Imana, bari barakurikiranye neza imigambi y'Imana n'imikorere myiza y'Imana, bari baratojwe neza kubaha Imana. Ntabwo bacaga iburyo cyangwa baca ibumoso, ahubwo igihe cyose bagendaga nk'uko Imana ibayoboye. Bageze rero muri kiriya gihugu cy'i Babuloni, ubwo umwami Nebukadinezari yahitagamo abasore bavanye i Buyuda, atangira kubatoza imico y'Abakarudaya. Ariko gatoya ngarutse ku buzima baciyemo, ngo bageze i Babuloni, umwami atangira kubigisha imico y'Abakarudaya, batangira kubigisha amategeko y'Abakarudaya, batangira kubatoza imikorere y'Abakarudaya. Noneho barangije bategura uburyo bwiza bwo kujya babagaburira. Muri ubwo buryo bwiza bwo kubagaburira, Daniyeli na bagenzi be ngo baje kwitegereza, basanga imirire y'Abakarudaya harimo ibizira Imana yari yarigeze ibuza Abisirayeli. Imana itugire neza, kuko abise bari barabujijwe kuryana inyamaswa n'amaraso. Bari barabujijwe kuryana inyamaswa n'amaraso, kuko amaraso yari ubugingo bw'inyamaswa. Imana yababwira ngo urya amaraso aba ariye ubugingo bw'ikiremwa, ngo nuko amaraso azahorerwa andi maraso. Ibyo bari babibonye i Babuloni. Babonye i Babuloni birira imbata, kandi abese barabibuzwaga. Babonye Abanyababuloni birira inkwavu, kandi abese barabibuzwaga. Babonye barya ibintu bitandukanye. Bano basore bafata umwanzuro wo kwirinda gutatira amategeko y'Imana cyangwa se guca amategeko y'Imana. Sadraka na Meshaki na Abedenego ngo bari abasore b'uburanga hamwe na Daniyeli. Abasore uko bari bane, Daniyeli yaje guhura n'ibigeragezo bye, ariko Sadraka na Meshaki na Abedenego nabo bahura n'ibyabo. Mu nzira tugenda tunyuramo tujya duhura n'ibintu bitandukanye, kandi ibyo duhura bitandukanye, ibyo ngibyo aba ari ibigeragezo bitandukanye. Ntabwo ikigeragezo cyanjye kizaba icyawe. Daniyeli yahuye n'icye, bano basore nabo bahura n'icyabo. Ariko ibyo byose navuga ngo kubaha Imana
ya ntego yacu y'ijambo kubaha Imana niyo nzira y'ibisubizo by'ibibazo byawe, niyo nzira y'imigisha yawe. Kubaha Imana niyo nzira yo kuzamurwa mu ntera. Kubaha Imana niyo nzira yo gushyirwa hejuru n'Imana. Haleluya, Imana nishimwe. Nuko rero bano basore igihe cyabo cyo kugeragezwa, bamaze kurenga igihe cyo kurya ku byanduye, bamaze kwemera kurya imboga n'ibishyimbo, ngo bavuyemo basa neza uburyo burenze uko basaga, kandi ngo bari bafite n'ubwenge bwikubye inshuro ebyiri kurenga bagenzi babo. Hanyuma haza kuba ikigeragezo gikomeye cyane cyabarebaga. Yesu atugire neza. Hari igihe duhura n'ikigeragezo kitureba, kandi icyo kigeragezo duhuye nacyo kitureba, tukamenya buryo ki tugomba kucyitwaramo. Umwami Nebukadinezari arangije rero, amaze kugubwa neza, amaze kwishima, amaze kugera ku ntebe ye, arangije amaze gufata ibihugu byose, agera mu gihe cyo kwinezeza no kwishimisha, ngo arangije afata igishushanyo cy'izahabu aragikoresha neza mu buryo yumvaga bishakamo. Amaze kugikoresha, atanga itegeko ku baminisitiri b'intebe bari bayoboye ibihugu bari bakuriye ibihugu 120, ariyo mwami mukuru wabo. Muri abo batware harimo Daniyeli mwene data unyumve, harimo Saduraka, harimo na Meshake na Abedenego. Aba basore impamvu bagizwe bakuru cyangwa se bagaragaye mu bandi batware, hari igikorwa bari barakoze kandi gikomeye cyane. Igikorwa cyari cyarananiye abo bita abapfumu n'abakonikoni. Ubwo umwami Nebukadinezari yarotaga inzozi, akabura uzisobanura. Yamara kubura uzisobanura, none agatanga itegeko ko abanyabwenge bose bagomba kwicwa b'i Babuloni. Kandi muri abo banyabwenge harimo Daniyeli na Saduraka na Meshake na Abedenego. Ariko Daniyeli arangije abwira bagenzi be, ubwo bamaraga kumva itangazo ry'umwami, abandi bari bananiwe gusobanura izo nzozi. Sinzi aho Daniyeli na Meshake na Abedenego bari. Noneho bakimara kumva ayo makuru, Daniyeli arababwira ati muze tujye ahantu gatoya twiherere, dusenge Imana, tubaze Imana, kandi iradusobanura. Yesu ashimwe. Mu gihe wageze mu bibazo, mu gihe wageze mu ntambara, banza ugende wiherere, uganire n'Imana, uyibaze uko ibintu bigomba kugenda. Imana nishimwe. Hanyuma Daniyeli ajyana na Saduraka na Meshake na Abedenego. Bamaze kujya muri uwo mwiherero, nibwo Imana yaje kubahishurira. Imaze kubahishurira, ibereka igishushanyo. Ntabwo ndi buhatinde. Bamaze gusobanura umwami izo nzozi, aravuga ati kwanza muze mu butware, muze mu bategetsi, muze mu banyabwenge, ko ndabona Imana yanyu ifite ubwenge burenze ubw'abandi banyabwenge, ibasha guhishura ibihishwe. Nimuze. Imana ishimwe. Imana yacu ni nziza cyane. Imana ijya idutabara kandi ikaturengera iyo twageze mu bibazo bikomeye cyane. Iyo tugiye kuyibaza nayo iradusubiza. Yesu nashimwe. Nuko noneho aba bahungu naho babonetseho, naho bagaragaye. Yesu atugire neza. Mu kugaragara hano hantu rero, noneho nibwo umwami amaze kugubwa neza, yateguye iki gikorane cyangwa se iki giterane cye cyo kuramya kino kigirwamana. Mu kubitegura yatanze itegeko, aravuga ngo noneho umuntu wese uri bwumva amabubura, akumva amasambuka, akumva inanga, akumva ibintu byose bivuga, yubarara imbere y'iki kigirwamana. Kandi abatazacyubarara imbere, abo ngabo bazajugunywa mu itanura ryaka umuriro.
nuko itegeko ryatanzwe. Itegeko rimaze gutangwa ryarebaga abandi mbese? Ryarebaga bano bahungu b'Abayahudi ndetse n'abandi bantu bose bari aho ngaho. Ariko nk'uko nabivuze, bano bahungu bari barigishijwe, bano bahungu bari bazi Imana y'Abisiraheli, bano bahungu bari bazi Imana yavanye ba sekuruza mu gihugu cya Egiputa, bano bahungu bari bazi imbaraga z'Imana, bano bahungu bari bazi neza uburyo Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Haleluya! Bano bahungu bari bazi neza uburyo Imana yakamije umugezi wa Yorodani imbere y'Abisiraheli bakambuka bakagera mu gihugu cy'i Kanani. Haleluya! Ibi ngibi bari babizi kuko bari barasomye, bari bazi neza n'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 43 ku murongo wa 2. Uwiteka Imana ivuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, kandi nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. Haleluya! Imana nishimwe cyane. Icyo nkundira Imana, ubuhanuzi bwayo ntabwo buvangiye bwo mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni iry'ukuri. Bano basore baratekereza ngo mbese ko Imana yavuze ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu migezi nunyura mu mazi ntacyo uzaba, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzashya, kuko nzaba ndi kumwe nawe ndi Uwiteka Imana yawe. Haleluya! Imana nishimwe cyane. Yesu ni mwiza kandi Imana irahambaye. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana ishobora byose. Nuyifata nk'ikomeye izagaragara nk'ikomeye, nuyifata nk'iyoroheje izagaragara nk'iyoroheje, nuyifata nk'idahari izagaragara nk'idahari. Ariko mwene data mukundwa, kandi nawe mushiki wanjye mukundwa, umva icyo Imana iri kuvuga ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, ntacyo uzaba, nuca mu migezi ntizagutembana, kandi nunyura mu muriro ntacyo uzaba, kuko Imana izaba iri kumwe nawe. Dore mu by'ukuri bari bafite ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bwagombaga gusozwa nabo. Yesu nashimwe, kuko bagombaga kunyura mu muriro. Noneho cyari ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. Yesu atugirire neza. Navuze ngo kubaha Imana niyo nzira y'imigisha yawe. Haleluya! Kubaha Imana niko kuzamurwa mu ntera kwawe. Kubaha Imana niko kumenyekana kwawe. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo bya bindi bikimara kuvuga, abantu bari bazi neza bano basore ubuhamya bwabo, kandi barabahigaga. Ndatekereza ntashidikanya kare bagira umwami Nebukadinezari inama, baramwita umuntu wese yubarare, ariko kora iki kintu kugira ngo winezeze, kandi natwe tunezerwe kuko ubwami buri mu maboko yacu. Nebukadinezari nawe arabumvira, ariko bashakishaga bano basore. Narababwiye ngo Satani akora mu bantu 99%, kandi n'Imana igakora mu bantu 99%, ariko mu byaremwe ni 1%. Satani ni 1% mu byaremwe, n'Imana yo ni 1%, ariko 99% Imana ikorera mu bantu, 99% Satani akora mu bantu. Rero Satani yakoreye muri aba bantu, ariko bano bahungu bari bafite kwiringira Imana. Hanyuma abandi bose barubaraye, ariko abari bashinzwe kubaneka baranyura, babona bano bahungu banze kubarara imbere y'iki
ibigirwamana, bamaze kwanga kubarara, nibwo babwiye umwami bati mwami Nebukadinezari, bano basore banze kubarara gukurikira itegeko ryawe. Nebukadinezari ngo yuzura uburakari, amaze kuzura uburakari umujinya uramufata, aravuga ati nimwenyegeze iri tanura ryake inshuro 7. ariko abanza yavuga ngo mwabahungu mwe, mbese ninde wabagiriye inama cyangwa wabigishije kwanga gukurikiza itegeko ryanjye? Mbese nimuzi ko mbasha kubagenza uko nshaka? Bano bahungu bari buzuye kwizera n'imbaraga z'Imana mu mitima yabo. Yesu ashimwe. Kandi bari bafite icyo bigishijwe, kuko bari barabwiwe, bari bazi mu mategeko y'Imana ko bibujijwe kubarara izindi mana no kuzipfukamira, kuko Uwiteka ari Imana ifuha. Bari bahagaze kuri iryo tegeko. Mu gihe ushyize Imana hejuru, ayigushyira hejuru. Mu gihe uhamije Imana, nayo iraguhamiriza. Yesu nashimwe. Mu gihe wamamaje Imana, nayo irakwamamaza. Mu gihe uvuze Imana, nayo ikuvuga. Mu gihe uvuze ibigwi, Imana nayo ikuvuga ibigwi. Haleluya. Bano bahungu rero bamamaje Imana y'Abisirayeli, kuko bari mu gihugu cy'abanyamahanga, kubwo kuyubaha no kuyizera barayihamya. Amena. Duhamye Imana mu bikomeye no mu byishimo yihamye. Imana ishimwe. Nayo izaguhamiriza imbere y'abantu, ndetse n'imbere y'abamarayika izaguhamiriza. Haleluya. Imana mbega izaguhamiriza imbere y'abantu gute? Mu gihe wayihamije, nayo iguhesha icyubahiro ikaguhamya. Haleluya. Uzabigerageza uzabibona. Yesu nashimwe. Bano bahungu rero Nebukadinezari aravuga ngo mbese ninde ubasha kubankiza? Mbese nimuzi ko nabagenza uko nshaka? Yesu atugirira neza. Aravuga ati kugeza nta muntu n'umwe ubasha kubakiza. Imana yabakiza amaboko yanjye mbese ni iyihe? Ngaruka ariko Sadoka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami ati nta mpamvu n'imwe yatuma twubaha ibyo ngibyo cyangwa tukumvira, kuko dufite Imana twizeye kandi dufite Imana twemera. Imana rero ubwayo ibasha kudukiza amaboko yawe, kandi nawe itadukiza Nebukadinezari, ntabwo twapfukamira Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bano bahungu bari bafite guhamya kutanyeganyega, kuko bari biringiye Imana, ariko kandi hari aho batarengaga. Ntabwo bari bafite umutima wo kumenyera Imana. Hari abantu bamwe bajya bamenyera Imana bakavuga ngo Imana nitabikora njye sinzongera gusenga, nitabikora sinzongera gukora ibi, nitabikora ishobora kubikora cyangwa se ntinabikore, kandi ntabwo byayibuza kwitwa Imana. Ariko reka nkubwire impamvu idashobora kubikora. Bigendana n'ubushake bwayo. Nujya mu bushake bwawe, ntabwo Imana izasohoza byose nk'uko ubishaka, ariko nugenda mu bushake bwayo izasohoza byose nk'uko ubyifuza. Haleluya. Impamvu ni iyihe? Bano bahungu bahagaze muri iri jambo Yesu yavuze ngo, ndetse na Stefano yararivuze. Stefano ntabwo yarivuze, ahubwo Yesu niwe yarivuze. Bano bose bahagaze mu bushake bw'Imana ngo Imana ni excellence, ibasha kudukiza cyangwa se ntiyadukiza kubw'ubushake bwayo. Ariko icyo duhakanye cyo Nebukadinezari, ntabwo dutinya itanura ryaka umuriro, oya. Ntabwo dutinya ibi byago byo gushya, oya. Imana ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza. Nuko twiringira ko niyo twapfa aka kanya kubwo kuyihamya,
twazayibona amaso ku maso tukazabana nayo. Mwene data mushiki wanjye kandi inshuti y'umusaraba, hari igihe uvuga ngo Mana sinshaka kuva mu mubiri ntarabona ibi ngibi. Ibyo ni ibigendanye n'irari ryawe. Icyo Imana ishaka ni ukuguha ubugingo buhoraho. Wivuga ngo sindabona ibi, ubwo Mana sinakwemera, sindagera kuri ibi sinakwemera, sindagera kuri ibi sinakwemera. Ariko mu bihe byose tumara mu isi, tugenda muri iyi si ni iby'imiruho gusa. Ariko mwene data mukundwa, banza ukunda Imana kuruta ibintu utunze. Bano basore bakunze Imana kuruta icyubahiro bari bafite, bakunze Imana kuruta kubana n'abagore babo, bakunze Imana kuruta kwibera mu bwami bw'abakarudaya. Ibi ngibi babikoraga banezerewe. Imana yabahaye agaciro, ikabicaza ku ntebe, ikabazamura, ikabagira abatware. Baravuga yaduhaye ubutware bwo kuba muri iki gihugu. Iyo ngiyo ntabwo twatatira ubushuti, igihango cyacu hagati yayo nayo ntabwo twayihakana, ahubwo tugomba kuyihamya. Mbega ntuzi ko guhamya Imana kwawe ariko kuzamurwa mu ntera? Haleluya! Mana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nkwifuriza, hamya Imana, kuko inzira kubaha Imana niyo nzira y'umugisha wawe. Bano basore bubashye Imana babajugunye mu itanura, haleluya, basanga marayika w'Imana yabatanzemo. Imana ishimwe, umuriro arangije awuhindura amazi. Icyabayeho ni uko imigozi yari ibaboshye yaje gushya. Noneho ababajugunye muri rya tanura, abo ngabo ngo ibintu by'umuriro byarabafashe, bihita bibatwika direct. Byo birarangira. Ngo Nebukadineza akitegereza neza, ngo agiye kubona abona mu muriro muri rya tanura harimo haragendamo abantu 4. Ngo ariko yitegereje neza, haleluya, abona uwa 4 ngo arasa n'umwana w'intama w'Imana. Mbese Nebukadineza ibyo yabivanye heye? Yari azi umwana w'intama w'Imana uwo ari we? Ahubwo Imana yakoze ku maso ye iramuyishurira, abonamo indi shusho y'undi muntu udasanzwe. Haleluya! Mu kigeragezo cyacu cyangwa mu ntambara duhura nazo, mu bibazo byacu, Yesu aba ari kumwe natwe kandi adutanga kubigeramo. Mpera Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo ndi umuzabibu. Haleluya! Yesu niwe muzabibu, ngo natwe turi amashami. Mwene data mukundwa, Yesu niwe muzabibu, natwe turi amashami. Kandi arango data niwe nyirawo uwuhingira. Arango nta shami ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, ngo reka iryera imbuto aryanganyaho amahage. ni ukuvuga ngo hari ibyo bita ishami rijya rigira utundi tuntu tw'utubabi ku ruhande dushamikaho, ariko utwo dushami iyo turekeyeho ntabwo iryo shami ribasha n'abaganga urugero ku ikawa cyangwa se ku nyanya. hari udushami tujya dushamikaho, utwo dushami tweraho utundi tuntu tw'utubuto ariko tutabyibushye. none utwo dushami rero dutuma izindi imbuto nyazo ziri ku ishami rigaragara zitabasha kuba nini, ziratwonka. rero utwo tuntu umuhinzi uzi guhinga neza aratugenzura, yarangiza akagenda atuvanaho adukuraho. Yesu ashimwe. utwo tuntu tudafite umumaro tutabasha kwera twonka iryo shami ryiza, nava ngo n'utwaha tw'inyongobezabugingo.
utwo twaha rero dutuma umukristo atabasha kwera imbuto mu buryo bukwiriye. utwo ngutwo dutuma umukristo atabatizwa umwuka wera, dutuma umukristo atuzura umwuka wera. ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo twireberamo. iyo dusomye ijambo ry'Imana, kuko iki gitabo cyahumekewe n'umwuka wera, cyahumekewe n'Imana, n'abanga bacyanditse bayobowe n'umwuka wera, kubwo kuyoborwa n'umwuka wera bandika bayobowe n'Imana. niyo mpamvu ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. iyo dusomye ijambo ry'Imana rero niyo ndorerwamo tureberamo tukihana ibyo byaha by'inyongobezabugingo, umuntu akajya ku rugero rushyitse rwiza rwo kubaha Imana. Yesu nashimwe. nk'uko bano bahungu nabo bari barasomye ubuhanuzi bwa Yesaya, bakabona neza ko Imana ivuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana. bati koko icyo ngicyo Imana yaragikoze, yambukije ab'isi inyanja itukura, barangije baca muri Yorodani ntiyabatembana. none igisigaye imbere yacu ni umuriro, kandi Imana ngo no mu muriro ntabwo uzashya. deja ntabwo dushobora gushya, ariko wabwiye Nebukadineza muhisha ibanga rikomeye. Yesu nashimwe. si uko bari babuze kwizera, ariko babonaga Imana batakwinjira mu bitekerezo byayo. jya wirinda kwinjira mu bitekerezo byayo. bati naho itadukiza, Imana dukwiye ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza twapfukamira Imana zawe. Imana nishimwe. rero nava ngo bari bafite ijambo muri bo, none ugendanira iyo jambo, ku ijambo ari ryo ndorerwamo. Yesu ati ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data niwe nyirawo, ubasha konganya amahage, nawe ubasha kwera imbuto. ngo nawe ubasha kwera imbuto atari muri njye. haleluya. nongo iyo turi muri Yesu tubasha kwera imbuto, kandi Yesu niwe jambo ry'ubugingo, Yesu niwe jambo rizima, Yesu niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru ku Mana, ngo ab'isi bariraga mu butayu. ngo Yesu niwe jambo ry'ubugingo kandi niwe mutsima. Imana ishimwe. arakomeza aravuga ngo iryo shami rero iyo ritanga iyo ngo ishami ritera imbuto ngo rivanwa ariyo ryahage rigatabwa mu muriro rigashya. ni ukuvuga ngo abatera imbuto z'umwuka wera bazajugunywe mu muriro. Imana idufashe. aravuga ngo ariko noneho ngo nimubasha kwera imbuto mutari muri njye, ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, ngo mugume muri njye nanjye ngube muri mwe. nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. umuntu utabasha kwera imbuto, mwene data mukundwa, uwo nguwo ntabwo ari muri Yesu. ariko ubasha kwera imbuto niwe uri muri Yesu, kandi uwo nguwo abasha guhagarara uwera imbuto agahamya ukuri ko gukiranuka abiheshejwe n'ijambo ry'Imana. aya ngo ni njye muzabibu, namwe muri amashami. uguma muri njye nkaguha muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Badani na Meshaki na Saduraka na Abedenego ntabwo babashaga guhamya Imana batayifite, kuko bari muri bo babashije kuyihamya n'abirabahamiriza. berekanye Imana yo mu ijuru, bayereka abanyamahanga. none wowe werekana Imana gute? uhamya Imana gute? ko Yesu abangumamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. kandi uwo muntu ahabwa umugisha n'Uwiteka. Yesu atugirire neza.
ngo umuntu utaguye muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Bibiri gitwereka umuntu umwe wari umwami w'Abisiraheli uwitwaga Sawuli. Sawuli ntabwo yubashye Imana, ariko igihano yahuye nacyo yaguye ku gasi kubwo kutubaha Imana. Imana imubwiye ngo narimbure abamaleki, ntiyayumvira, ahubwo akora ibijyanye n'ibitekerezo bye. Mwene data mukundwa, kubwo kutubaha Imana imitekerereze yawe ipfuye kuko utubaha Imana. Ariko Abakorinto ba mbere ibice 2:14 haravuga ngo umuntu w'umunyamwuka arondora byose ntawe umurondora, kuko afite gutekereza nk'ukwa Kristo. Yesu atugire neza. Umuntu wubaha Imana agira gutekereza nk'ukwa Kristo. Umuntu wubaha Imana agira neza karagiteri nk'iza Yesu. Kandi umuntu wubaha Imana agira umutima nk'uw'Imana, umutima Imana ishaka. Uwo muntu mu by'ukuri aba afite gutekereza neza kuko Imana ishaka. Iyo yamaze kugera ku mitekerereze myiza y'Imana, hano ku murongo wa 7 aravuga ngo uwo muntu abasha gusaba icyo ashaka, kuko Yesu avuga ngo amagambo yanjye naba muri mwe namwe mukaba muri njye, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Niyo mpamvu ngo ntabwo mubasha kwera imbuto mutari muri njye. Haleluya! Akavuga ngo noneho ubwo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, Yesu ashimwe, iryo jambo rimaze kutweza no kuduhindura, ritura muri twe. Ryamara gutura muri twe, tukabasha gusaba ibyo dushaka byose tukabihabwa mu izina rya Yesu. Ngo umurage wabera kubaha Imana, Imana ishimwe, niko kubasha kuguhesha, niyo nzira yo kuguhesha imigisha. Kubaha Imana niko kubasha kuguhesha promotion mu kazi kawe. Kubaha Imana niko kubasha kuguhesha igikundiro y'abatakwemeraga. Haleluya! Kubaha Imana niyo nzira y'ubutunzi bwawe. Kubaha Imana niwo mugisha wawe, kandi niko kuzabana n'Imana ubuziraherezo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo noneho niba amagambo yanjye ari muri mwe namwe ukaba muri njye, muhawe uburenganzira bwo gusaba icyo mushaka cyose mukagihabwa. Bano basore mu by'ukuri bari bafite aho bahagaze, ariko nawe mwene data mushiki wanjye ugomba kugira aho uhagaze. Hari ikibazo kiriho muri iyi minsi ya none, njya nitegereza nkareba hagati y'abahanuzi n'abahanurirwa. Urasanga umuntu ari kujya gushaka kugira ngo yumve icyo Imana imubwira, akava mu cyumba akajya mu kindi, akava mu cyumba akajya mu kindi, matana atandukanye, ariko ntabwo yifuza guhinduka, ntabwo yifuza kubaha Imana, ahubwo arifuza kumva icyo Imana imubwira. Mbese muhanuzi wowe uri guhanura, uyu muntu urimo guhanurira ameze ate? Uyu muntu uri kubwira iby'ubuhanuzi bwawe, iby'ubuhanuzi, mbese uri kumubwiriza kwihana, cyangwa uri kumubwira ko agiye kubona akazi, uri kumubwira ko agiye kubona inzu, uri kumubwira ko agiye kubona diplome, uri kumubwira ko agiye kubona visa, uri kumubwira ko agiye kubona imodoka? Ese mwene data, ibyo uri kumuha ni uburozi, ntabwo ari bizima, birapfuye. Banza umubwiza ubutumwa bwiza, umwihanishe, ahinduke. Namara guhinduka, Imana izamugirira neza. Nawe ukurikiye ubwo buhanuzi, banza uhinduke. Numara guhinduka, wera imbuto. Numara kwera imbuto, nawe ubwo ufite uburenganzira bwo gusaba icyo ushaka cyose ukagihabwa, kuko ijambo ry'Imana riri muri we. Ariko niba utari muri Yesu,
Yesu urenga bari muri wowe ntacyo uzabona. Muri ibyo ubwiwe byose nta n'ikizasohora. N'uwo nguwo nawe nta kimurimo, yaba cyari kimurimo yakabanje kubwiriza umuntu ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Niba hari icyo ushaka ku Mana, banza wihana ibyaha, wera imbuto, kuko ijambo ryatubwiye ngo ntabwo mubasha kwera imbuto mutari muri njye. Mube muri njye rero, mugume muri njye. Niba mumaze kozwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye, nibwo muzabasha kwera imbuto. Kandi noneho ubwo amagambo yanjye yamaze kujya muri mwe, niko Yesu avuga, icyo muzasaba cyose nzakibaha. Yesu atugire neza. Izo ni condition z'umwami wacu Yesu Kristo yashyizeho kubifuza guhabwa umugisha nawe, kubifuza kuzamuka mu ntera, kubifuza kwakira imigisha ituruka muri we. Nabo ngabo nibo bagomba gukurikiza ijambo ry'Imana no kwitondera ibyo yababwiye. Haleluya. Yesu atugire neza. Bano basore bavuye aho ngaho bazamurwa mu ntera, Imana iramamara. Nawe rero mwene data mukundwa, wowe uri guhanurira abantu gutyo, ufitanye urubanza n'Imana, banza wihanisha abantu, babwiriza ubutumwa bwiza, nyamara kwihana ubone kubahanurira mu izina rya Yesu. Babwiriza ubutumwa bwiza, bayobore mu nzira y'agakiza. Nibamara kozwa n'ijambo ry'Imana, bazaha kubakira imigisha ituruka muri Yesu. Niyo mpamvu kubaha Imana ariyo nzira y'imigisha, kubaha Uwiteka ariyo nzira yo kuzamurwa mu ntera, kubaha Uwiteka ariyo nzira yo kumenyekana, kubaha Uwiteka ariyo nzira yo guhabwa icyubahiro. Imana ishimwe kandi Imana ikugire neza. Imana itugire neza twese. Mureke twubaha Imana. Imana izatuzamura kandi Imana izaduha umugisha. Imana izatugirira neza. Imana izatumenyekanisha kandi Imana ndetse abantu bazatwita abanyamahirwe, kuko turi abahiriwe ku Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka wewe wumvise aya magambo tuganire kano kanya, uhagarare mu ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose ukemera kumva ijambo ry'Imana, utekereze neza imigendere yawe n'imikorere yawe, utekereze imyifato yawe, ubanze mbese iki si cyo gituma nabasha kwakira imigisha Imana yaneguriye. Mbese mu mikorere yanjye ese iratunganye imbere y'Imana? Mbese muri korari nitwara neza nkakora ibijyanye n'iby'Imana ishaka? Mbese mu budiyakoni bwanjye nkora iby'Imana ishaka? Mbese mu pasitoro bwanjye nkora iby'Imana ishaka? Mbese mu bwirizabutumwa bwanjye nkora iby'Imana ishaka? Mbese mu kazi nkora imbere y'abadatabuja nkora iby'Imana ishaka? Mbese wibaze mu buzima bwawe bwa buri munsi uko ugendana n'Imana. Numara kumva ari sawa, ubashe guhagarara uti Imana nkeneye iki ngiki kinkore, nanjye nzashima izina ryawe. Mu by'ukuri Imana izagikora vuba bidatinze. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Ngiye kugusengera. Imana iguha umugisha. Narabwiye ngo telefone yanjye ni 078 6 3 0 3 9 6 2. Kandi kuri WhatsApp wanyandikira, ukajya no kuri YouTube Prophecy by Pastor Nkunzu Rwanda PPN. Yesu abaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana data twese ukiranuka, Imana ishobora byose kandi Imana igira neza. Hahirwa abumva amagambo yawe ndetse bamara kuyumva bagashyira mu bikorwa ibyayo. Abo ngabo uzabaha umugisha n'umuvumo uzababa kure, kuko bakuyobotse Mwami Uwiteka Nyiringabo. Nuko amaze kumva ijambo ryawe, reka bezwe naryo kubw'izina ryawe rikomeye, kandi bahindukirire ijambo ryawe, bakore ibyaryo, bahabwe umugisha nawe. Urakoze Mana igira neza.
ni uko ubuntu bwawe mwami Imana yacu bubane nabo, kandi imitima yabo igubwe neza, bishimane nawe, buzure umunezero uturutse kuri wowe, bahabwe umugisha n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Urakoze Mana nyagasani kuko ubyumvise kandi ukaba ubyemeye. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami n'umukiza wacu. Amen. Shalom.